Uraho neza wowe ukurikiye iyi video. Muri aka kanya nejejwe no kukugezaho ibyiza n'inyungu byo gukorana na iraisers International. Iraisers International ushobora kuba wari usanzwe uyizi, ushobora kuba ari ubwa mbere yumvishe cyangwa se warayumvishe ariko utarasobanukiwe. Niyo mpamvu nejejwe no gufata uyu mwanya kugira ngo nsobanurire buri wese, ngusobanurire wowe ushaka kwiteza imbere, wowe ushaka gusobanukirwa byinshi kuri uyu muryango witwa Iraisers International, umenye amahirwe urimo, umenye ibyiza n'inyungu kandi byo gukorana nayo. Niwumva neza ugatega amatwi, iraba ari inzira nziza yo kuba watandukana n'ubukene ndetse n'ubushomeri. Ndagusaba rero gukurikira ugatega amatwi witonze ibisobanuro ngiye kuguha kuri Iraisers International. Ukeneye kandi gucukumbura byinshi birenzeho, ushobora no kujya ku rubuga iraisers.org cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp 0726 189 0726 189. nkakomeza kuguha ibisobanuro ku byiza n'inyungu byo gukorana na Iraisers International. Mu bisobanuro byumvikana bigufiya, Iraisers ni umuryango utegamiye kuri leta ufasha abakene n'abatishoboye mu bihugu birenga 56. Ariko ubundi Iraisers ni ijambo bashatse gukomatanya rifatanyije amagambo abiri. Ibanza iba ivuga investment, hagasigara Iraisers bivuga kuri iraisers ni inshinga, ni ukuvuga ni ijambo rivuga kuzamuka, ni ukuvuga kuzamuka ariko uhereye ku kintu gito ujya ku kintu kinini. Muri make rero Iraisers ni icyo bishatse kuvuga, ni investment na raisers. Hanyuma kandi mu buryo gusobanura icyo ari cyo, akaba ari umuryango utegamiye kuri leta washiriweho kugira ngo ufashe abakene n'abatishoboye. Uyu muryango rero washinzwe mu mwaka w'1998, ushingwa cyangwa se ushirwaho n'umugabo w'umunyamerika witwa Davis Smith. Kugeza ubu ngubu Iraisers ikaba ifite abaterankunga n'abafatanyabikorwa bayifasha mu buzima bwayo bwa buri munsi. Twavugamo nka UNICEF, twavugamo nka company yitwa Dell ikora amakompiyuta, HP nayo ikora amakompiyuta, twavuga nka company yitwa Angel Investors, Suzuki, Hyundai, Zakia ndetse n'abandi bafatanyabikorwa n'abaterankunga bagenda barushaho kwiyongera kubera intego nziza Iraisers ifite cyangwa se yagiriyeho. Izo ntego rero zikaba zifasha abantu batandukanye mu iterambere. Iraisers rero ikaba ifite muri rusange intego 3, akaba arizo ikoresha cyangwa se igenderaho mu kugira ngo ishobore gufasha buri muntu wese kandi itarobanuye. Intego ya mbere ya Iraisers ni ukuremera buri munyamuryango akazi. Aha byumvikane ko murahakunda muri benshi cyane, kubera ko aka ni akazi Iraisers ikubwiriza gukora igihe wabaye umunyamuryango wayo kugira ngo ugire ikintu winjiza. Ako kazi ukora ni akahe? Ni akazi ko kumenyekanisha Iraisers mu buryo butandukanye, mu buryo bwose ushoboye, ariko bikaba biri mu nyungu zawe. Intego ya kabiri nziza cyane ya Iraisers ni gutanga amahugurwa ku bumenyi ngiro ku banyamuryango bayo kandi ku buntu. Ukuvuga buri muntu wese waba umunyamuryango wa Iraisers aba afite amahirwe yo gukurikirana amahugurwa y'ubumenyi ngiro
aho yaba yabereye hose yateguwe na iraiser nta kindi kintu yishyuye. Intego ya gatatu ya iraiser nyine ni ugufasha abakene n'abatishoboye, noneho mu buryo bwo gufasha twavuga nk'aba bantu baba bafite ibibazo bitandukanye batishoboye, ni ugufasha nk'uko byumvikana nta kindi kintu, yaba ari ku banyamuryango cyangwa batari abanyamuryango. iraiser ikora uko ishoboye kose kugira ngo ifashe bamwe mu bantu baba babaye kurusha abandi, ikabikora kandi mu buryo ishoboye hamwe n'abanyamuryango, ku bufatanye bw'abanyamuryango bayo. Kuri izi ngingo rero nzibasubiriremo. Iya mbere ni ugutanga amahirwe cyangwa se guha buri munyamuryango cyangwa se kuremera buri munyamuryango wese akazi ko kuyimenyekanisha. Intego ya kabiri ni ugutanga amahugurwa kuri buri munyamuryango kugira ngo arusheho kwiteza imbere no mu bundi buzima busanzwe, mu buryo cyangwa ubundi. Bikaba byanamufasha, ayo mahugurwa akaba yanafasha wa munyamuryango kuba yakwihangira n'uwundi murimo. Ni byiza cyane rero. Intego ya gatatu ari nayo nyine twari tumaze gusorezaho mu kanya, ni ugufasha abakene n'abatishoboye mu buryo buziguye. Noneho ahangaha ushobora kwibaza uti none ni gute naba umunyamuryango wa iraisers, ni gute nakorana na iraisers kugira ngo nanjye mbashe kubona biriya byiza ndetse na ziriya nyungu byo gukorana nayo. Kuba umunyamuryango wa iraisers ntabwo bigoye, bisaba gusa kuba wamaze gusobanukirwa kandi ufite n'umutima wo gufatanya n'abandi kuzamurana cyangwa se gufasha abakene n'abatishoboye kandi utarobanuye. Iyo umaze gusobanukirwa ufite uwo mutima, icyo ukora ni iki? Ureba umuntu waguhaye amakuru cyangwa se undi muntu waba uzi ukorana na iraiser cyangwa uyirimo, noneho akagufasha gufungura konti ya iraiser. Kugira ngo ubone konti ya iraiser bisaba ko wishyura amafaranga y'u Rwanda 16,000, cyangwa se waba ufite konti yawe ya Bitcoin cyangwa PayPal, ushobora kubyikorera icyo gihe kuri konti yawe ya Bitcoin cyangwa se ya PayPal, bakagukata $16. Iyi konti ya iraiser niyo ikugaragaza ko ubaye umunyamuryango wa iraiser. Ni ukuvuga ngo ukwanditse, wa wundi wahaye amafaranga we arakwandika noneho kuri konti ya iraiser hakagenda $16. Cyangwa se nawe ushobora kwiyandika unyuze kuri wa3iraiser.org, noneho nawe ugakurikiza amabwiriza ukiyandika, hakagenda $16. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ariko bisaba ko uba ufite konti ya Bitcoin cyangwa se konti ya PayPal. Konti yawe imaze gufunguka, ubu ubaye umunyamuryango, uba ufite username yawe, uba ufite na password yawe, ubu uri umunyamuryango kandi wemerewe ibikorwa bigenewe abandi banyamuryango. Twavuga nka ya mahugurwa y'ubumenyi ngiro cyangwa se n'ibindi byose byaba bigenewe umunyamuryango aho yaba ari hose, cyangwa wowe aho waba uri hose. Ahangaha rero biba ari n'igihe cyiza cyo kugira ngo utangire kwiteza imbere, utangire gukorera amafaranga, utangire kubyaza umusaruro ibyiza bya iraiser. Ahangaha uba utangiye akazi. Ukora iki muri iraiser? Buri munyamuryango akora iki kugira ngo we ubwe yiteze imbere, aprofite ya konti ya iraiser? Buri munyamuryango
abafite inshingano cyangwa se akazi ka buri munyamuryango ni ukumenyekanisha, ni ugushishikariza, ni ukwigisha, ni ukubwira abandi bantu ibyiza n'inyungu byo gukorana na iraisers. Ni ka kazi ukora ko gutanga amakuru, ko gusobanurira abandi ibyiza n'inyungu byo gukorana na iraisers, ukaba ufashije abandi kumenya ayo makuru nabo yabateza imbere, ariko cyane cyane nawe uba urimo kwiteza imbere. Inyungu zawe ni izihe? Buri munyamuryango uzinjira muri iraisers kubera ko wamuhaye amakuru, azinjira anyuze kuri username yawe. Ni ukuvuga yuko igihembo cyawe nk'umuntu wakoze ka kazi ko gushishikariza abandi, ko kwereka abandi byiza n'inyungu byo gukorana na iraisers, uhita wowe uhembwa $4 kuri ya konti yawe ya iraisers. Bisobanuye ko nutumira abantu batatu, nubwira abantu batatu, nushishikariza abantu batatu, wigisha abantu batatu, ukabereka ibyiza n'inyungu byo gukorana na iraisers International, bivuze ko uzaba ubonye $12. Nubona abantu 10 uyu munsi ukabasobanurira ibyiza n'inyungu byo gukorana na iraisers, uzaba utahanye $40. Ubwo ni uburyo bumwe wungukiraho. Uburyo bwa kabiri, abo wabwiye, abo watumiye, nabo bazatumira abandi, basobanurire, babwire ko gukorana na iraisers ari biza. Ni ukuvuga ngo uko abantu bagenda baba benshi nyuma yawe, niko wowe ugenda uzamuka uva ku ntera ujya ku yindi. Utangira guhembwa icyitwa level bonus. Ni ukuvuga inyuma yawe hageze abantu batatu. Utabaze ya $4, iyo inyuma yawe hageze abantu batatu, wowe ubona level bonus ya $13, $5. Birakomeza, hariho level bonus nyinshi ku buryo bizamuka bikava ku $5 bikagenda bizamuka bitewe n'uko umubare w'abantu bari inyuma yawe bagenda babwira abandi binjira. Level bonus ya nyuma ni $3,000 by'amadolari. Ikindi cya gatatu, uhembwa buri uko uvuye kuri level ujya ku yindi. Habamo ibikoresho bitandukanye, twavuga nka za smartwatch, amatablet, amalaptop, amadesktop, amaflat, imodoka, yewe urwego rwa nyuma ikintu baguhemba mu rwego rw'igikoresho ni inzu zimwe bita shato. Ubwo ugeze ku rwego rwa nyuma iraisers yifuza rwitwa director. Muri iraisers International rero habamo inzego cyangwa se ibyiciro 5 bikurikije n'ukuntu abantu bagenda baba benshi inyuma yawe. Icyiciro cya mbere cyitwa bronze, icyiciro cya kabiri cyitwa silver, icyiciro cya gatatu cyitwa gold, icyiciro cya kane cyitwa diamond, icyiciro cya gatanu cyitwa director. Icyiciro cya mbere rero cyitwa bronze ni ukuva uwo munsi igihe watangiye, igihe wabaye umunyamuryango wa iraisers kugeza inyuma yawe hageze abantu 39. Ni ukuvuga ubwo nawe wibariyemo mwaba muri abantu 40. Ni ukuvuga yuko ari batondetse kuri matrix ya batatu. Ni ukuvuga inyuma yawe hari batatu, inyuma ya batatu hari abantu 9, inyuma y'9 hari 27. Bakwiriye kuri matrix ya batatu, cyangwa se ubwikube. Iyo matrix ni ubwikube bwa gatatu. Aho ngaho rero urangije icyiciro cya mbere cyitwa bronze. Ni ukuvuga yuko tureba inyungu irimo ukuyemo, utabaze ya $4 ubona kuri buri muntu wowe watumiye ku giti cyawe.
iyo nta muntu wigeze utumira ukarangiza ya bronze uba ufite amadolari ijana na cumi n'atanu. Iyo ubashije gutumira byibuze abantu batatu akaba ari bo bakwinjiriraho uba ufite amadolari 127. Ariko nanone ashobora kuba menshi cyane bitewe n'uko wowe ku giti cyawe watumiye abantu benshi. Ushobora no kurangiza bronze ufite amadolari arenga 250 bitewe n'umubare wowe ku giti cyawe w'abantu wagiye utumira bakinjira muri iraisers ariko banyuze kuri username yawe. Nahawe rero kugira ngo ukore ubushakashatsi, utumire, utwandikire, tugusobanurire, utangire utumire mu buri tumire bagenzi bawe mu bana, utumire abo mu muryango wawe, utumire inshuti zawe muhuriye ku mbuga nkoranyambaga, utumire abo mwigana, abo musengana, abo bose muze mufatanye kuzamurana hamwe mubifashijwemo na iraisers. Icyiciro cya kabiri rero nk'uko nabibabwiye ni silver board. Ni icyiciro cya kabiri systeme igushiramo iyo inyuma yawe hamaze kugera abantu 40 batondetse neza kuri matrix ya gatatu. Iyi board cyangwa se iki cyiciro cya kabiri ukirangiza muri rusange umaze gukorera amadolari agera ku bihumbi 13. Amadolari 13,000, ariko nanone hakiyongeraho ibikoresho bagenda baguha aribyo twita incentives. Twavuga nka laptop, twavuga nka desktop, ndetse na flat smart TV. Urumva rero gukorana na iraisers ntako bisa. Utangirana amafaranga make yo kuba umunyamuryango, ariko ukagenda uzamuka uhembwa ubona amafaranga menshi ndetse n'ibikoresho by'amashimwe, ubuzima bukarushaho kugenda neza. Kandi ibi ni ibintu wakora bitabangamiye indi mibereho y'ubuzima urusanzwe urimo. Uramutse nta kazi ufite ni byiza, kuko nta kazi ukora ugakora wikoresha, ukagakorera aho waba uri hose ku isi. Waba ufite akazi nabwo ni uburyo bwiza bwo kongera imibereho yawe, kuzamura igishoro cyawe cyangwa se kuzamura umutungo wawe, kandi ugafatanya n'abandi kuzamura cyangwa se gutera inkunga bya bikorwa byiza byo gufasha abakene n'abatishoboye. Iyo rero abantu bagera muri 360 bamaze kugera inyuma yawe muri silver, nawe uri muri silver, wowe system iragufata ikagushira mu cyiciro cya gatatu cyitwa gold. Iyi gold nayo cyangwa se gold board uyivamo inyuma yawe hamaze kugera abantu bagera muri 360, kandi ubumaze kuyikoreramo, ubumaze kuyihembwamo amadolari agera ku bihumbi 3. Hakiyongeraho imodoka yo mu bwoko bwiza uhembwa na iraisers, itangwa na rwa ruganda rwitwa Kia Rio rukora amamodoka. Nkwibutse ko buri muntu kwinjiriyeho ubona amadolari 4. Abazinjizwa cyangwa se abazatumirwa nabo wowe watumiye, cyangwa se abantu bose bazaza inyuma yawe ariko biturutse kuri babandi watumiye mbere, uzabona cyitwa level bonus. Iyo level bonus rero nkwibutse ko iva ku madolari 5 ikagera kuri miliyoni 3 z'amadolari. Icyiciro cya kane gisa nkaho aricyo cya nyuma cyitwa diamond board. Iki ni icyiciro kisa naho gisozereza ibindi.
nacyo ukivamo inyuma yawe hageze abanyamuryango 360 bari gusanze muri Diamond Board. Iyi Diamond Board rero ukaba uyirangiza umaze kuyikoreramo cyangwa se kuyihembwamo make yashoboka ni 3 miliyoni z'amadolari. Ni 3 miliyoni z'amadolari, ari naho uhabwa inzu yo mu bwoko bwa shato. Kugeza ubu ngubu nta muntu wari wagera ku rwego rwa Diamond. Benshi abantu ba mbere bari kure muri Iraiser bari ku rwego rwa Gold. Ngewe uri kugusobanurira, ngewe uri kuguha amakuru, ndi mu cyiciro cya kabiri cyitwa Silver Board. Iyo rero urangije iki cyiciro cya kane cya Diamond, bavuga yuko baguha n'imodoka n'indi modoka nziza cyane, ukarushaho kugenda uryoherwa n'ubuzima, ari nako system ihita igushira mu cyiciro cya nyuma cyitwa Director Board cyangwa se Board of Directors. Ni ukuvuga ububaye umwe mu bayobozi ba iraisers ku isi. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero ibyo umu director cyangwa se umuntu uri muri Director Board aba ahembwa na Iraiser. Ikintu gishimishije kuri Director Board ari iyo ntumbero yacu, ari cyo kintu cyakubera cyiza mu buzima. Ngira ngo uramutse ubashije kwinjira uyu munsi ugaharanira kubigeraho, muri Director Board uhembwa ibihumbi 10 by'amadolari bidahagarara buri kwezi. Bisubiremo, umushahara ku kwezi w'ibihumbi 10 by'amadolari bidahagarara, bikazajya biza kuri konti yawe kugeza igihe isi zarangirira. No kuvuga nubwo waba utakiriho, ayo madolari ibihumbi 10 azakomeza kuza kuri konti yawe ya Iraiser. Uhabwa kandi 5% by'inyungu zose zinjiye muri Iraiser muri uwo mwaka. Muri uwo mwaka, no kuvuga buri mwaka uhembwa 5% by'inyungu zose zinjiye muri Iraiser buri mwaka. Nkwibutse ko ibi byose ubona muri Iraiser biba byaragusabye gusa kwishyura amafaranga yo kuba umunyamuryango ibihumbi 16. Iyo uri mu cyiciro cya 5 cya nyuma, aricyo Board of Directors, uba wemerewe kuyobora inama ngarukamwaka ibera mu bihugu bitandukanye nka Dubai, Ubufaransa ndetse no muri Amerika. Izi nama ziba ngarukamwaka, umuntu atangira kuzijyamo iyo arangije icyiciro cya kabiri cyitwa Silver. Buri mwaka yitabira inama aho zabereye hose ku isi, haba muri Amerika, mu Bufaransa cyangwa Dubai. Nta kintu yishyuye, byose biba byarishyuwe na Iraisers. Aha rero nkabanzoza ngira nti murakaza neza muri Iraiser, aho waba uri hose, uko waba uri kose, waba warize waba utarize. Aya ni amahirwe ubonye mu buzima yo gukorana na Iraiser, ukayungukiramo ibyiza byinshi, haba gukorera amafaranga, haba guhabwa amahugurwa ku bumenyi y'ubumenyi ngiro kandi ku buntu, haba kumenyana n'abandi banyamuryango ba Iraisers aho bari hose ku isi, haba ndetse n'icyo gikorwa cyiza cyo gufatanya n'abandi banyamuryango, cyo gufatanya na Iraisers gufasha abandi bantu baba batishoboye.
ibyiza ni byinshi. Ku mafaranga 16,000 nakubwira nti ngwino dufatanye kuzamura imibereho yacu n'iy'abatuye isi dukoresheje 16,000. iraisers irangiza ikubwira ngo zamura imibereho yawe n'iy'abatuye isi ukoresheje 16,000. Ukeneye ibindi bisobanuro nkwibutse ko wanyandikira kuri WhatsApp 0726618900. Zamura imibereho yawe n'iy'abatuye isi ukoresheje 16,000. iraisers raising lives without exception. Ukuvuga iraisers izamura imibereho y'abatuye isi itarobanuye. Murakoze, mugire amahoro. Uraho neza wowe ukurikiye iyi video. Muri aka kanya nejejwe no kukugezaho ibyiza n'inyungu byo gukorana na iraisers International. iraisers International ushobora kuba wari usanzwe yize, ushobora kuba ari ubwa mbere yumvishe, cyangwa se warayumvishe ariko utarasobanukiwe. Niyo mpamvu nejejwe no gufata uyu mwanya kugira ngo nsobanurire buri wese, ngusobanurire wowe ushaka kwiteza imbere, wowe ushaka gusobanukirwa byinshi kuri uyu muryango witwa iraisers International. Umenye amahirwe urimo, umenye ibyiza n'inyungu kandi byo gukorana nayo. Niwumva neza ugatega amatwi, iraba ari inzira nziza yo kuba watandukana n'ubukene ndetse n'ubushomeri. Ndagusaba rero gukurikira ugatega amatwi witonze ibisobanuro ngiye kuguha kuri iraisers International. Ukeneye kandi gucukumbura byinshi birenzeho, ushobora no kujya ku rubuga wa3.iraisers.org, cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp 0726189100, 0726189100. nkakomeza kuguha ibisobanuro ku byiza n'inyungu byo gukorana na iraisers International. Mu bisobanuro byumvikana bigufiya, iraisers ni umuryango utegamiye kuri leta ufasha abakene n'abatishoboye mu bihugu birenga 56. Ariko ubundi iraisers ni ijambo bashatse gukomatanya rifatanyije amagambo abiri. Ibanza iba ivuga investment, hagasigara raiser bivuga kuri raisers ni inshinga, ni ijambo rivuga kuzamuka. Ni ukuvuga kuzamuka ariko uhereye ku kintu gito ujya ku kintu kinini. Muri make rero iraisers ni icyo bishatse kuvuga, ni investment na raisers. Hanyuma kandi mu buryo gusobanura icyo ari cyo, akaba ari umuryango utegamiye kuri leta washiriweho kugira ngo ufashe abakene n'abatishoboye. Uyu muryango rero washinzwe mu mwaka w'1900